ndabashuhuje bakunzi ba Tekinoloji TV official, nongeye kubasuhuza nanone babwira ngo umwaka mushya muhire, kandi nukuri Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibahe umugisha. Uyu munsi ngiye kubabwira uburyo wakora monetization kuri Facebook page. Facebook page nakubwiye uburyo wayicreatinga ukayizana muri telefone yawe ugatumira inshuti. Ndangije iyo video ngiyo narayikoze, ndangije nkora indi video ivuga ngo ni gute washyiraho video kuri Facebook page ndende, nayo wagenda ukayireba. Umaze kumenya uburyo washyiraho Facebook nuza video, kandi murabizi neza yuko kugira ngo ukore monetization kuri Facebook ugomba kuba washyizeho video irengeje iminota 3, niyo babarira ko wakoze monetization nyine, ko niyo babukoreho monetization nyine. Iyo video ugomba kuba iri okay. Ikintu uzakora noneho ubundi kugira ngo bakwemereye kugira ngo ukore monetization, ugomba kuba ufite video irengeje iminota 3 kuzamura. Noneho uyu munsi ngiye kukubwira ngo uburyo wakora monetization. Ubundi kugira ngo ukore monetization ugomba kuwujija followers 10,000 n'abantu zo watch time 10,000 n'aba followers 10,000. Noneho tugiye kujya muri Play Store, mubwira ahantu tugiye gukora kugira ngo cyangwa application tugiye kwinjiramo, niturangiza ukore monetization. Ubundi noneho tuzi neza yuko ubundi mbere wajya gukora monetization ku bantu bakoresheje Facebook mbere, wajyaga ureba nk'umuntu uri nko muri Amerika ku bihugu byemerewe gukora monetization nyine, ukababwira ngo mwamfashije, ukamereza account yawe nyine, akinjiramo akinjirana kuri nuza yawe kuri page yawe, yangiza agahita akubwira, agahita akagenda agakora monetization. Ariko ubu ngubu noneho wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu Burundi, wenda mu gihugu cyawe kitakora monetization, ugiye kubikora gutya. Wowe icyo ngusaba nuko ino video kandi ukanakora ku subscribe, ugakora no kunzogera ukamenyetso k'inzogera kari hirya ya subscribe gahita kazaho, kugira ngo igihe cyose nkizeho video cyangwa kizeho ikiganiro cyose ujye tubona notification cyangwa message kubwira ko nashyizeho ikiganiro gishyashya. Okay, tugiye kujya muri Play Store, tugiye kwandike inuza ijambo ryitwa Meloni VPN. VPN ngiye kuyigusobanurira iyo ariyo. Iburiya igihe cyose ndimo ndakoresha telefone yanjye nkajya nko kuri Facebook, hari umuntu uyobora Facebook. Numizi ko hari umuntu uyobora Facebook ye nyine, nkuko nyine hari umuntu ufite YouTube ye nyine, akaba ari we wise YouTube iriya tuzi nk'ingiyi nyine, iyi tuzi nka YouTube niyo umuntu ku giti cye nyine, twebwe twese tuyijyaho tuyikoresha twese nyine, niyo umuntu ku giti cye nyine. Na Facebook niyo umuntu ku giti cye, Twitter, Instagram zose nizo umuntu ku giti cye nyine. Nkuko ushobora gufata na application ukayita izina ryawe, ukayita nyine nawe ukayikoresha gutyo nyine, abantu benshi bakazaba bayikoresha nyuma amafaranga wakoresheje akaza kuri konti yawe. None igihe VPN ni iki noneho? VPN igihe cyose ukoresheje Facebook, umuntu uyobora Facebook abona igihugu uherereyemo urimo urayikoreshamu. Waba urimo urakoresha YouTube, akahita abona ngo uyu muntu arimo akoresha YouTube aherereye mu Rwanda, aherereye mu Burundi, agahita amenya ahantu uherereye. Kandi urabizi ko rero twebwe mu Rwanda tutemereye gukoresha nuza monetization. Icyo ngiye kugusaba, nibyo tugiye gukora, tugiye guhindura VPN mu Rwanda dushyire mu bindi bihugu byemerewe gukora monetization. Duhita tujya muri Play Store, tujye muri search iri hano hejuru. Search iri hano hejuru ndakiye kuyibona. Search uhita wandikamo Meloni VPN, ndakeka uri kuyibona. Meloni VPN dusachishe nyine bwo, dore ndakeka nije ku mwanya wa mbere, ariyo nawe uzahita uhitamo iyi ngiyi Meloni VPN. Nzahita nkandaho ngiye nayinstalle, nawe uzabanza uyinstalle. Tekanda kuri open. Nitumara kukanda kuri open, icyo tugiye gukora tuzahita tutegereza gato
yitwa processing. Atubwira ngo ahangaha nanjye impamvu byase birimo gucya uko mukana nayikoreshaga kugira ngo ndebe ko video ngiye kwakora ari nari bubabeshye. Ikintu cya mbere uzabanza ushyemo email yawe wowe kimura kwifungura. Numara gushyamo email yawe, uzahita wituza noneho wandike connect, noneho ukore kuri connect. Uhita ukora kuri connect iri hano, dore ngiyi ndakeka urimo urayibona. Connect iri hano, uzayikandaho iyi connect nyine. Noneho numara mbere yo kwikoraho uzahita ukorana hano hejuru, hano handitse ngiye nashyizemo igihugu, wowe hazahanditseho search. Uzahita ukoraho, nurangiza uhite wemezamo igihugu kimwe. Nkubwire ngo igihugu urebe menye neza yuko utu tuntu turi hano, ikintu cyose uzasanga hariho tuno tuntu tw'umuhondo, uzamenye ko icyo gihugu uzahitamo icyo gihugu. Uzamenye neza yuko baraguca amadolari cyangwa amafaranga, ariko igihugu kugira ngo bataguca amafaranga, wowe uzahita urebe ku bihugu bimeze gutya, mene bino bihugu bidafite tuno tuntu nyine tw'umuhondo, ahubwo biriho amadarapo nyine byonyine. Okay, nanjye nahisemo Canada, dore nahisemo United Kingdom ngiyi, niyo nahisemo ngiyi, ndakeka wayibonye. Nahisemo nawe uzahita uyihitamo. Numara guteza amasegonda kugira ngo rirangire. Okay, byarangiye, nzahita nkora connect. Noneho nako nkoze connect bikana by'iprocessing y'abyirori neze TV aracyagera iki. Yego, okay, none cyo itana none ibyo mabyo itana guteza amasegonda akarangira yo. Tuza noneho icyo uzakora wowe, uzahita uza noneho uhita uvaho. Numara kuvaho ugende, okay, uhita ugenda kuri setting ya telefone yawe. Ndakeka uri kuyibona setting ya telefone yawe, kanyikwereke, dore ngiyi. Ndakeka uri kuyibona setting ya telefone yawe nyine, setting ya telefone yawe urabibona ahangaha. Uzahita ukoraho winjire muri setting. Numara kwinjira kuri setting yawe, uzaza ureba hano handitse ngo storage ngiyi. Uzahita nkora kuri storage, dore ngiyi. Numara storage none mite nkandaho, nzahita nkandaho. Mbere na mbere nzahita nkora kuri kano kantu ko hejuru, akangaka ko hejuru ngakoreho, mite nongera. Urabona ko nagakozeho, nongere nkore kuri aka kandi kangaha, ngakoreho. Icyo uzahita ukora kuri kano kantu mweretse akangaka, ugakoreho. Nimara kugakoraho mite nza hano handitse apps. Okay, mite nkoraho, mite nza ndebe hano handitse Chrome cyangwa Google Chrome. Dore ngiyi hano Google Chrome. Nzahita nkora kuri kano kantu kanuza, nzahita nyikoraho nyine. Nimara kuyikoraho nzahita nyikoraho. Noneho mite, nimara kuyikoraho mite nkora ahangaha handitse stop. Ndakeka kuri kwibona stop ngiyi hano.
ndakeka wahabonye force stop uzakandaho, numara gukandaho uhita ukanda kuri OK, numara gukanda kuri OK subira inyuma wandika hano handitse manager space, uhita wandika clear data hose uzikureho, uhita usubira inyuma noneho numara kubikuraho uzahita uzaha uva kuri aho ngaho waruri, uhita uza ujye kuri noneho kuri Google Chrome noneho yawe ya yindi umaze kugira ni iyi ngiyi umaze kugira, dore ngiyi hano ndakeka kuri kuyibona Chrome ngiyi, uzahita ukandaho, numara gukandaho uhita winjiraho wandike accept continue, numara kwandikaho accept continue wandike uzahita uhitamo, bizaterwa nimero zabo ufite ako kanya, uzahita uhitamo iyo ushaka, miteva ngo continue, reka mitema iyi ngiyi, mitema nandika go OK got it, mite nkomeza mite ninjiraho. OK, cyambere nzahita nkora none, nzatanya hano muri search nandikemo ngo Facebook home page Facebook home page mite ngenda gutya, mite njya ya ikintu cyambere nzakubuza ahangaha rero. Urabona hano hasi hari akantu kameze nka Google search cyangwa nka location, uhakanzeho wahita VPN yawe ugatuyigara mu Rwanda bakaza kukuvumbura, we ntuzayikoreho, uzahita uza ahubwo wandike kuri kano kantu kambere kabanza akangaka. Icyo nkwinginze ntuzakore kuri kano kantu ntuzagakoreho, ahubwo uzahita ukora hano hejuru do aho ngaho, nzahita nkoraho, nimara gukoraho ubu turi kwiba inuza rwose, turimo turiba, ariko icyo ngusaba tuzahita reka nkandeho, nimara gukandaho wenda nkomeze wenda reka nshyiremo inuza yanjye, kanshyiremo inuza yanjye. Okay, ndimo ndashyiramo inuza amazina yanjye ya email, password, mwandike login noneho nkomeze. Okay, biretse ndimo ndandikamo amazina yanjye, password niyo ndimo ndahita nshyiramo, biretse yo gatoya nkomeze. Nimara gukomeza OK maze gushyiramo noneho password yanjye, noneho nawe uzashyiramo iyawe. Ndandika low, biretse gatoya, maze kwemezamo password yanjye, nawe uzashyiramo password yawe noneho. OK, none icyo ngiye gukora njyewe mbere na mbere ikindi nzahita nzamuka hano hejuru, hano handitse hari nuza nyine ka search hano hejuru, nandikemo ngo Facebook, nandikemo ngo Facebook akadomo com, mite nkomeza. Nimara kugenda gutya mite nandika, mite ngenda hano hejuru, nzahita nzamuka nzi hano hejuru, nzamuka hano hejuru utudomo dutatu ndakeka kuri kutubona, magambo y'igitari naha aho ngaho nkoreho, mite manuka hasi, mite nkora kuri kano kantu kanditseho ngo desktop site. Ahangaha niho ukora ikintu cyerekana ko igiye guhita imera nka computer, kankoreho uribe tubibona, urabona ko ibaye nka computer. Ya ikintu uzahita ukora noneho ahangaha bimaze kugenda gutya, uzahita uza noneho zoominge, wenda ndazumika kugira ngo uhite ubibona, OK, mite nza hano hejuru ahangaha, ndakeka kuri kuhabona rwose mu magambo, reka nyashyire muri kano kantu hano hejuru aho uhita ukora kuri utwo tuntu dukoni dutatu handi n'undi dukora tugiye kureba amano zacu, mite nza ndacyari biretse. OK, mite nza ndeba ahantu handitse page irihera. OK, nayibonye, dore page ngiyi hano,
dore ngiyi ndakeka uri kuyibona page. Nzahita nkoraho noneho nawe niko uzabigenza ubwo nkore kuri page yanjye. Ubu nayigezeho page yanjye. Okay, nzahita nyikoraho. Nimara kwikoraho noneho ukuntu bimeze ya ubu ngubu dore ni iyi ngiyi. Bibaye byiza wowe ikiza dore udafite page wahita unayikreatingira aho ngaho. Wahita usubira inyuma gato ugatuza hano handitse ngo creating, ugahita wandika ukaza hano hejuru kamakore, ugahita wa creating Facebook page, ugahita uza ukandika get start, ukandikamo izina ryano za ushaka kugira, hano ukandikamo izina rya page, ugakomeza gutyo paka birangiye. Okay, noneho icyo ngiye gukora ngiye guhita njya hano hejuru nandikemo ngo create studio ngiyi n'ubundi hano creating studio Facebook. Ntengoraho nzuminge kugira ngo uhite ubibona neza. Nzata creating studio ngiyi hano n'ubundi. Okay, mite nandikamo dore ngiyi ndayifite muri telefone yanjye, ariko ngewe icyo sinzakora kuri iyi ngiyi nzakora kuri Chrome. Uzahita ukora kuri Chrome. Dutegereze twinjire kuri aha, urabona ko handitseho hejuru handitsemo business Facebook. Nzategereza. Okay, nimara gutegereza icyo ngusaba ukore subscribe, like and share, kandi ukomeze urebe video paka irangiye. Uretse turebe ko byirodiinga cyangwa biprocesinga. Okay, icyo uzakora irirazamo, tuzategereza akanya gato. Icyo ngusaba wowe reba video paka irangiye yose, kandi ndagukunda cyane wowe wakoze subscribe. Kandi igihe cyose nimba kumaze gukora subscribe kora no kunzogera kugira ngo igihe cyose nsizeho notification cyangwa kizo kiganiro uhita ubona notification cyangwa ibiganiro, cyangwa bakubwire ngo bakoreze message bakubwire ngo David yashyizeho uyu munsi video. Okay, ndabona network arizo zitubana nkeya, ndetse nongere ndebe, muranyihanganira network zatubanye nkeya. Urabona ko hano hejuru akantu kari kwiprocesinga nyine naho kararangiza. Urabona ko hano handitse akantu karimo karizengurutse kerekana ko birimo processinga. Okay, ndakeka okay, iby'ingenzi ntago birahagira. Dore kano kantu niko kari gukora umuti nyine. Ubona ko wenda nimba ari network, nimba wenda ibindi mu gihe negereza ibindi mu gihe bizamo, reka nkwereke ko ingenzi. Dore utu tuntu twose sorry, uretse gato sigenzi utera kandi negereza ndebe. Byaba bigenze utera kambe ndaze ndi kuyiburara. Nayibonye. Okay, no gutegereza hagati n'ubundi kakiprocesinga n'ubundi ni ibintu nyine nk'ibi byose bidutesha umutwe. Ariko we nugira ikibazo ntucike intege, sinshaka ko video yacu tinda, no kwireka n'ubundi ikaza. Okay, byajemo noneho icyo tugiye gukora noneho. Dore utu tuntu ngiye kutugusobanura mereye kuri kamwe kugeza ku kandi. Okay, ngiye kugusobanura utu tuntu twose. Hano dufite tuno tuntu. Okay,
nzahita nkora kuri tuno tuntu utu. Noneho ndakwereka ko akingenzi ntuzanyeho ni monetization iri hano hasi. Urayibona kakamenyetso k'idolari ndakiye kuri kukabona. Niko katuzanye, ibindi nawe nshaka kubigusobanuriraho rwose nzahita nkandaho. Impamvu nkakozeho nuko ndashaka ko video itinda, niyo mpamvu. Ibindi nakaye mfata umwanya nkabibasobanura neza. Nzakandaho ndeke byi processing nyine. Nakubwiye ngo kujya ngukore monetization ugomba kuba wujuje 10,000 by'aba followers n'abacitemo 10,000. Uraza kubibona n'ahantu tugiye kugera mu kanya, ahantu tugiye guhita tugera. Okay, ahantu tugiye kugera. Jayo ni nakubwiyaga ngo tugiye gukora umuti koko. Birihera uretse banze bigaragare neza, wenda ntago uri kubibona. Ibyo nakubwiraga noneho barakubwira ngo ndakeka waba uri kubibona rwose ngibi. Njye ntabwo baruzuye 10,000, niyo mpamvu ukeneye aba followers 1,000 ku bantu nyine baba baragize kuri video imwe nyine. Hano ku ba postinze 1,500, ku barebye ku minota yawe 1,800, noneho bose hamwe bikaba 3,30 ku minota. Urabona ko wemereye gupostinga iminota byaye. Ninakubwira ngo wemereye dore ngiyi, wemereye gupostinga video iri hejuru y'iminota 3. Dore ngiyi noneho barimo barakubwira ngo kugira ngo havango ni eligibility, barakubwira ngo kugira ngo bikunde. Dore ngiyi hano nanjye ntago yariho, nibeshye ubwo ngo nukumbabara rwose. My guys, mumbabarire guys, icyo murabizi ko natabeshya, niyo mpamvu mba nawe kuriyi ubushakashatsi. Hano urabona yuko kano kakubwira ngo 100,000. Urabona nyine ko ari 10,000 followers and eligible minutes 60 nyine gutyo. Ariko icy'ingenzi urabona ko bakeneye abantu 10,000. Ugomba kuba bujuje kugira ngo ukore monetization. Noneho reka turebe ko hari akandi k'ingenzi kaba karimo nkagusobanurireho neko. Ndagusobanura buri kimwe ahangaha kugira ngo uhite ukora monetization. Noneho rero wowe kugira ngo uhite ukora monetization, uretse gato ndaje nkwereke monetization. Kugira ngo uhite ukora monetization uzahita usange ahantu handitse ngo sorry uzahita sinzi nimba muri kubibona cyane, ariko kanzumike injyana bigaragare. Wowe nuzaba wujuje ba followers kano kantu kanditse ngo eligibility, akangaka nyine kazahita uzatubona ko hazivivura. Urabona ko handitse ngo eligibility pages that company ngo eligibility pages that comply with our partner monetization policy and based country. Baba bareba nyine ko igihugu wakoreyemo nimba babyemerewe. Twebwe igihugu turimo turakoramo ubu ngubu ni mu Bwongereza, haga twasemo United States Kingdom.
kazahita kaba kazahita kivivura. Ubona yuko barakubwira ngo current invite onure, ntabwo biruzura nyine ibingibi kugira ngo babyemere nyine. Icyo nkubwira ni uko we nimara kuzura bizahita byivivura, nta n'ikindi cyose nuko wenda bitaruzura, ariko nzabakora video byaramaze kuzura kuko ndaburaho abantu batoya ni bakeya cyane kugira ngo byuzure. Arabura bakeya, nzabakora iyo video. Okay, ndakeka ari ikindi, nta kindi cyagisigaye, wenda ari ukwiviro tukagira. Kandi nanone ndimo ndakubwira ngo ukeneye kugura aba subscribers, ukeneye kugura aba followers, ukeneye kugura views, aba followers, watch time n'ibindi byose bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, nyandikira WhatsApp mbikubwire nabyo, mubwire uburyo wagura aba subscribers, aba viewers, mwereke byose ndabigukorera ku buntu. Nari nibeshye, ndahita mbigukora rwose ntugire ikibazo, ndahita mbigukorera. Kandi nanone hari akantu nashaka kubereka, ariko sinshaka ko video itinda, ariko nyine nta kibazo, tuzabikora ubutaha. Ariko ukeneye kugura aba subscribers, aba viewers, aba likers, aba followers kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Twitter, YouTube, ugashaka gukora monetization cyangwa nuza ikira watch time kugira ngo batangiye baguhembe, wanyandikira WhatsApp yanjye ni 0788 084 1323. Mwebwe video nkora zose nimwe mugomba kuzimbwira, nunyandikira muri comment ngo nsobanure kuri iki kintu, iyo video niyo nzakoraho. Video zose nzikora ari uko babimbwiye. Ubwo rero icyo ushaka ko nkukuraho umusobanurira, uzambwire ngo uzankore video y'icyo ushaka, rero y'icyo ukeneye. Ubwo uzambwire ngo ngewe nkeneye iki ngiki, iyo video nzayikora ntugire ikibazo. Ndakeka ari ibyo ngibyo. Niba utarakora subscribe, kora subscribe aho ngaho hasi kuri akantu k'umutuku, ukora no higa kwazogera kinuza nyine, ukanuza kazaho nk'akazogera, nurangiza uhita ukoraho naho uhita webyemeza noneho kugira ngo igihe cyose nkizeho ikiganiro ujye uhita ubibona. Ndabakunda cyane cyane rwose. Ciao, reka tuzasubire ku biganiro by'ubutaha. Imana ibarinde kandi ikomeze ibahe umugisha. Sawa.